twakwepaga ishuri nka nyuma ya saa sita dufitemo imibare fizike n'ibiki barayitinyaga imibare cyane Rumaga reka mbivuge gutyo kuko Rumaga byabaye projet igihe kinini twabipanze igihe kinini cyane ntibyakunda ariko ntabwo ndi umuntu ujya gucika intege komeza gwa Mr Kagame n'abatipe beza bari hambo baba no umuntu ugira mudu zihindagurika muba muri guhuza mu masegonda andi mukaba mutari kumva ibintu kimwe sinzi ngo byagenze bite ndagenda amabona nta nyimikenyera aranyitegereza ariko ndumiwe yankururiye mu nzu atura ndumva nahitamo bikanga kandi muri bo ntawe nanga ubonaga kwiye kwanganganiriza ibyo numva ibyo nshaka byuzuza byose angana data akaba umusaza ingingo yose ayumva kwire nta n'impamvu akunda kumpa gusa nanone ntiye ubwo ufite indangagaciro agenderaho z'umuryango iz'igihugu nize ku giti ikindi mu rugo hakimanitse ya nkoni mu rugo habaga inkoni kuri plafo buriya mama wanjye yagiraga inkoni ariko nta nubwo yakubitaga inkoni afite urushyi n'igipfunsi yagukubitaga urushyi ugatomba ari nka tatu baguteyeho ukamara nk'icyumweru uri kujya wumva ikiganza kikuriho twongeye kubaha ikaze ni mu kiganiro cyacu n'ubundi ni rwa rubuga tuganiriraho tukavuga byinshi mu bice bitandukanye ariko ikigenderewe ari ugukomeza kubaka umuhanzi cyangwa se kubaka ubuhanzi kuri iyi nshuro rero tubazaniye igice navuga ngo tuzakunda cyane ni igice tuzita urugendo rwanjye ni urugendo ruva mu gutangira kugera ku bwamamare kuri iyi nshuro ni igice cya mbere dutangiye tuzagenda tugira ibice uko tuzagenda duhura n'abantu benshi babashije kugera ku bwamamare cyangwa se mwabashije kumenya ku maskrini yanyu ariko byagenze bite kugira ngo bigere kuri uru rwego urugendo rwanjye rero ikaba ari inkuru yanjye tuzajya n'ubundi tuganira n'abatumirwa benshi batandukanye mu bice bitandukanye reka mbahe ikaze rero kuri uyu munsi aho muherereye hirya no hino ku isi abari mu Rwanda mbahaye ikaze mbabwira ngo dukomeze gushyira hamwe kandi dukomeze gukurikira duteze imbere abahanzi bacu uyu mwanya muri studio sini njyenyine ndi kumwe n'umwe mu bahanzi b'abahanga ntawe ushobora kuvuga umuhanzi mu izina rye tuguhaye ikaze urakoze cyane ndi umugenzi ndi ingenzi mu bagenzi ndi kibasumba cyo kwa gatashya kwarukira mu bandi urakoze kibasumba cyo kwa gatashya biba bigoye cyane guhita wumva umuntu ukiri mutoya iyo yinjiye mu gice cy'ubusizi ibi bintu wabyisanze mute ntabwo ari ibintu byoroshye ariko kandi biroroshye ku muntu uzi icyo ashaka ku muntu ubikunda ku muntu ubiha umwanya ku muntu ubyiyumvamo biroroshye ariko ku bandi babirebera kure ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ni urugendo rutoroshye ariko kandi umuntu acamo akabigeraho wenda tutarinjira mu nkuru yanjye cyangwa urugendo rwanjye kera twari tumenyereye ko ubusizi ari ubw'abantu bakuru bashaje nawe kera wumva twari tuzi mu Rwanda twagiraga umusizi unandika ibitabo niwe wari ukiri muto harya yitwa nde nibagiwe umugabo wanditse ibitabo byinshi yitwa Ndebwo umuhanga mu mateka niwe ndaza kwibuka izina rye ariko ugasanga ni iby'abantu bakuru uyu munsi muri iyi generation turi kubona abantu bakiri batoya bari kwinjira muri ibi bintu ese byari ibyabo kuva kera bije kubera ikoranabuhanga bimeze bite tutibagiye ko hari abagifite iyo myumvire hari abantu n'ubundi bakizi ko ubusizi ari ubw'abantu bakuru ariko kuri twese ko tubitekereza kubera ko abo bakuru bahozeho banabukora baribarutse kandi bibarutse twe birashoboka ko umusizi atari wanyibarutse cyangwa se uwo babyumvaho wabikoze atari wanyibarutse ariko kandi afite aho yabikuye nubwo ntavuga ngo mfite umuntu mu muryango mbikoramo ariko kandi kuba byonyine hari ababyigeze bishobora gutuma umuntu atekereza ko hari aho byaba bihurira ubusizi ni umuco kandi buvuyeho burya n'uwo muco bucitse niyo mpamvu rero
batoya twagerageje kubikunda no kubyiyumvamo, turi kugerageza n'ubundi gukomeza wa muco mu gihe abandi bagitekereza ko ababikoze barabikoze baragiye, nta bandi babikora cyangwa se ababikora ubu ngubu si ibyabo bifite ba nyirabyo. No, ni ukuvuga ngo ababikoraga baribarutse, abo bibarutse bibarutse abandi kandi bafite aho babikoreraga, utarabikoraga yarabikundaga. Nanjye rero nshobora kuba ndi mu babikundaga cyangwa se nkomoka no ku babikoraga. Reka dusubire inyuma gatoya noneho mu rugendo Ikibasumba Confiance tumaze kumubona mu bisigo byinshi bitandukanye, harimo ibyagiye bimenyekana cyane, navuga ngo ni ku rwego rw'isi kuko ntago umuntu yagira ziriya views arizo mu Rwanda gusa. Nkibaza ngo ukomoje ku kantu uravuga uti ntawo mu muryango wanjye wenda nabikomoyeho. Ubundi dusanzwe twumva abahanzi bakavuga bati urumva mu muryango w'iwacu byagendaga gutya barabikoraga niho nabikuye. Inkomoko yabyo ni iyihe kuri wowe? Noneho unatunyuriremo gatoya mu rugendo rwawe rwo kugera uyu munsi Kibasumba tuzi uzi imbere abantu bakavuga ati tuvugira igisigo cyangwa se nk'uko bivuze nta muntu wo mu muryango mbikomoraho, habe kwa papa habe kwa mama nta musizi wahigeze. Uko bamwe bandeba bakavuga ngo uyu mwana ibi bintu abikura he, niko no mu rugo batungurwa nabyo bakambaza. Ariko mbere barambwiraga ngo ariko ngo ufite umuntu ngo ahantu ngo nk'umukecuru ngo w'inshuti yawe ngo ujye ujya kubaza. No, ngiye Kibasumba ndicara nkumva inganzo iraje, nkumva nshaka kwandika, nkumva nshaka kuganira n'ikaramu nkabikora. Ubusizi bwanjye hari igihe umuntu ajya kuvuga urugendo rwe akavuga nk'umuntu watumye ibyo binabikunda byinjiramo, ariko ngewe siko bimeze, cyane ko abanyespirana bamenye nsa n'uwatangiye. Ubusizi bwanjye iyo musobanura nsobanura inkomoko yabwo mvuga ko buturuka ku matsiko. Amatsiko yanjye menshi ariko kandi arimo n'amakenga. Ndi umunyamatsiko, nkaba n'umunyabwoba, nkaba n'umunyamakenga, byose hamwe. Ariko amatsiko yanjye niyo yatumye nisanga mu busizi, namenye ko ari ubusizi deja narabutangiye. None se ku myaka yawe nshobora iyo ukurikiye ibisigo amagambo arimo n'impamvu nari mvuze ngo nshobora kuba nkeka ko hari umuntu wenda ukwandikira inganzira zikaguha n'amagambo mashyashya. Mu busizi nyine hari ukuntu hazamo amagambo yo kuzimiza, sibyo? Ariko ukibaza ngo ese koko iyi nganzira zikazana n'inyunguramagambo nshya bigenda bite? Ni ukuvuga ngo n'ubundi impamvu bakomeza bavuga ngo ibisigo ni iby'abantu bakuru ni uko dukoresha amagambo atamenyerewe muri generasiyo yacu. Ni ukuvuga ngo urungano rwanjye hari amagambo baba bashaka ngo mvuge njye nabo tuziranyeho, ariko iyo ndi gusiga ntabwo ariyo nkoresha, kubera ko ntabwo ari bo mbwira gusa, ahubwo ndabwira na ba bandi bakuru, ndabwira na ba bandi batuyobora, ndabwira na bandi baturera, ndabwira na bose, kandi iyo mvugo nkeneye ko bose bayumva. Iyo umusizi rero ari gusiga cyane cyane yibanda ku ari kubwira, yibanda ko ari kubwira kandi agakoresha amagambo uwo ari kubwira ari bwumve cyane kurusha abandi, ku buryo nshobora kukubwira ijambo uwo mwegeranye ntamenye icyo mvuze, ariko ukaba wamaze kukimenya tayari. Niba ari ikikubabaza kikakubabaza, niba ari ikigushimisha, niko gusiga kwanjye rero ni ugusiga ibintu bifite icyo biri busige mu muntu, ku buryo ubyumva hari icyo bimusigamo, hari aho biri bumukore, mu gihe abo ntabigeneye bakiri gushakisha kumenya ngo ni biki. Ntekereza ko ariyo magambo dukoresha, ari nayo mpamvu abantu benshi bakiri mu rujijo rwo kwibaza ngo aya magambo yakura he, kubera ko arumva ayo magambo ntabwo ari njye wagakwiriye kuba nyavuga, ntabwo ari we nagakwiye kuba nyabwira, ariko kandi kugira ngo ayatege amatwi nuko ari bwumva atandukanye nayo we asanzwe avuga. Niyo mpamvu agomba kuyatega amatwi. Rero umusizi arasoma. Urumva ngewe ku giti cyanjye amatsiko yanjye yatumye nkunda gusoma rero
ntabwo ari ugusoma ibitabo by'ikinyarwanda gusa cyangwa ibitabo bivuga kuri ibi gusa, ahubwo ibintu byose ndi kumva ashaka kumenya kandi numva hari icyo byamarira. Ikintu cyose numvise ko hari icyo cyamarira ntabwo kijya gipfa kunshika. Icyo rero wa mwanya namaze kwicara numva inganzije ntangira gutekereza kuri bya bindi nakuye hirya no hino icyo byabyara kugira ngo bigire icyo bimarira umuntu, cyangwa se ko icyo bishobora kuremera umuntu, kumwubakamo, akaba ari byo nkoresha. Rero iyo wicaye sinzi, wenda reka mvuge ko ari Imana iba yarahaye umuntu iyi nganzo, kubera ko ntabwo ari iby'abantu bose. Njyewe iyo nicaye ndi kwandika ntekereza ijambo, nkumva irindi rinje mu gutwi bigomba kujyana kandi bifite icyo biri bureme kizima, gifite umumaro kuri sosiyete, ku banyarwanda, ku Rwanda hose muri rusange. Nanjye ku giti cyanjye urumva mba ndi kwandika ibindimo, ibintu nkunze, kandi ndi kuremera abandi bantu nabo bifite icyo biri bumarire. Ndeka mvuge ko wenda ari aho inganzo ituruka, kuba hari ibyo namenye, hari ibyo nashatse kumenya, hari ibyo nasomye, hari ibyo nabitse, hari ibyo nakunze, hari ibyo byose. Inganzo nako ubuhanzi n'ubuhanuzi ubitandukanye ute cyangwa ubihuza ute? Ndabitandukanya cyane. Buriya ubuhanzi, umuhanzi iyo agiye kwandika yisanisha n'ibyo ari kwandika, cyangwa se akishyira mu mwanya w'uwo agiye kubwira, akanagerageza kwiyumvisha uko wa muntu ari bubyumve. Muri make aba we uri kwandika ariko akaba n'uwo agiye guhereza ibyo ari kwandika. Mu gihe umuhanuzi agenera umuntu ariko atazi ibye, cyangwa se we ntiyigenere, ntiyirebeho, ahubwo akareba ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Bivuze iki rero? Ni kwa kundi ushobora kuvura umuntu indwara wowe ikurembeje, wowe igiye kuguhitana. Twebwe abasizi cyangwa se reka mvugire abahanzi muri rusange ntabwo ariko dukora. Yego hari ababikora, nk'abapasiteri cyangwa se ababwirizabutumwa, reka mbivuge gutyo. Hari igihe akwigisha ikintu ariko mukazacakirana ari muri cya kintu yakubujije gukora. Ashobora kukubwira ati mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora, kubera ko we arabizi ko ibyo ari kukubuza warabikora, nta nubwo ashoboye kubivaho. Ariho usanga abantu benshi bacika intege, akavuga ati uriya muntu arabeshya, ibi ntavuga. Cyangwa se ugasanga wabibwiye we bimuramukijije, hari icyo bimumariye, ariko we arakomeje aguma muri cya kintu kandi arabizi ko atari cyiza. Twebwe rero ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo umusizi ngewe ku giti cyanjye nirebaho mbere y'uko ngira uwo mpereza ubutumwa. Urumva ntabwo najya kubwira umwana ngo ntukarangare, ntugashukwe, ntukagire gutya na gutya, ejo duhure ndimo imyotsi irandenze, cyangwa se ndi kurira bantenda itateganyijwe, kandi mfata umwanya ndi guhana abandi mbabwira ngo mwitonde bigenda gutya na gutya, iyo bagiye kugushuka batangira gutya na gutya. Ni ukuvuga ngo ibyo mubwira icyo gihe ni nko kumuhanurira, kuko ngewe ku giti cyanjye ntabwo mba nirebyeho, kandi uwo ngo ndi kwigisha kugira ngo yumve ibyo mwigisha nuko azareba ko hari aho mpuriye n'ibyo ndi kumubwira. Ni ukuvuga rero ntekereza ko ariho itandukaniro ryabyo riri. Umuhanuzi akubwira ibyawe ku giti cyawe bitewe n'icyo akwifuzamo cyangwa n'icyo agukeneyeho, ariko we ku giti cye ntabwo yishyiramo. Niyo mpamvu banavuga ngo nta muhanuzi wabo iwanyu ntawe kabisa. Ntabwo bakumva, baba bakuzi kugira ngo babwire ko wahanuye babyumve, nuko ibyo uri guhanurira abandi babanje wowe kubyigiramo. Twebwe abasizi niko tumeze. Ni ukuvuga ngo iyo ukivuga umusizi utaravuga izina, utarerekana ishusho, buri wese aba afite amatsiko y'uwo muntu. None mu rugendo rwanjye, ku myaka yawe mike, sinkubajije ngo ningahe, biragaragara ko atari myinshi, iyi nganzo yagukirigise kuva ryari? Ese wari uzi ko wenda uzamenyekana? Muri make kugira ngo uyu munsi tube tukuzi, ni izihe etape byaciyemo? Ese byari byoroshye? Byari bikomeye? Uyu munsi kuba tukuzi, watambuka ugasanga abantu barakuzi. Umwaka ushize nabonye waratwaye n'igihembo cy'umusizi mwiza w'umwaka. Byaciye mu zihe nzira? Byatangiye uri kwiga muri segonderi, muri pirimeri? Duhe
urwo rugendo? Byatangiye muri 2016 nigaga muri primaire, ndi gusoza primaire, yego nari ndimo soza primaire, n'ubundi ni amatsiko, buri kantu kose gashya kuri njye numvise mu matwi yanjye, mba numva nshaka kumenya kubera iki aka kantu ntakazi, kubera iki iri jambo ntarizi, kubera iki hari ahantu ntazi, kubera iki mu mutwe wanjye hahoragamo wayo. Kwandika rya jambo ntazi ntamenye, ngatanga njya gushaka ubusobanuro bwaryo, nkagira ute, ariko ibyo nabikoraga ku ishuri, nabonaga abana bari performinga, nkabona abayobozi bishimye, ababasuye bishimye, nkavuga wow, nkumva nanjye nabigana, ariko njye natinyaga abantu, numvaga nashaka kujya imbere y'abantu ngo mvuge, ariko nawe ndi kumwe n'abo bagenzi banjye nkabigana, nkabona wow ni byiza. Rimwe nza kwicara mfata ndeba uburyo bandika, uburyo bakora batondeka ibika imikarago, ndavuga wow, gusa njye sinari nzi ngo bigenza nte, bimeze bite, nabibonaga kuri bagenzi banjye ku ishuri muri primaire, nkabibona nkabona ukuntu bandika, nkavuga wow, gusa njyewe sinzi ngo kubera iki batondetse gutya. Muri primaire bari bafite ubushobozi bwo gutondeka ayo magambo gutya cyane rwose. Abana bo mu ntara, reka mbivuge gutya, bari abahanga cyane, sinzi aho babimenyera, kandi nabonaga bamwe muri bo nanabaruta, ariko ari abahanga cyane, akajya imbere akavuga, amaboko akayamanika, nkavuga wow, nkumva ni byiza. Ndagenda ndeba uburyo babikora, njya kugerageza, mfata ya magambo nagiye nandika ahantu ndi kuyashakira ubusobanuro, ntangira noneho nanjye kujya nandika mbigana, ariko ndi kwandika bwa busobanuro bw'ayo magambo. Umunsi umwe njya kubereka, ndababwira ati sha nanjye murebe ibintu nanditse, ariko icyo gihe bari baduhaye ngira ngo n'umukoro w'ikinyarwanda, numvaga ikinyarwanda cyane, abanzi barabizi, kugera nsoje ikinyarwanda naracyumvaga, naranagikundaga. Ndagenda ndandika, ndababwira muze murebe, nireka n'umwarimu ari kudukosora, aravuga wow, aravuga ni byiza. Hari akantu njya nsorezaho iyo ndi kuvuga poeme, uwo mwarimu yanyigishije icyo gihe gahita kanga kumva mu mutwe, kugeza n'iyi saha iyo nsoje poeme niko nsorezaho, ngo simba sezeye nzasubira, ninsubira nsubukure, nisubukura nsumyeho. Yakavuze uwo munsi, ntabwo washobora kuba byibuka, nanjye ashobora kuba atanyibuka, ariko njyewe narakazirikanye, kubera ikintu mvise ari akantu karyoshye, kavugitse neza, karimo message, kandi karimo insubirajwi. Ubwo ayo magambo mbona ni byiza, barambwira ati wagerageje kujya ujya imbere y'abantu ukavuga. Ndatangira uko njya imbere ya classe nkavuga, nkumva ntangiye kugenda amenyera abantu, ariko nkavuga bari abo ntabwo nabajya imbere. Bigera igihe bakora haba amarushanwa y'ibigo, hari icyo gihe nigaga mu majyepfo, akarere ka Nyamagabe, ku kigo bita Gasaka. Ubwo bateguye amarushanwa y'imivugo, reka mbivuge gutyo, n'imbyino za gakondo, ariko baravuga ngo abazatsinda bazabafasha mu bikorwa byo kwibuka Murambi. Murambi ndumva ushaka kubuhazi nawe mu majyepfo. Babivuze, ntange nagiye muri ayo marushanwa, njyamo, mbona naratsinze. Mu gutsinda tubwo niho zaserukira ikigo. Mbega morale, uvuye muri classe, nongeye kujya imbere y'abantu. Icyo gihe rero mama wanjye nari naramuhishe ibintu nkora, ntabwo nari naramubwiye ngiye ko nkora ubusizi. Numvaga ibyo bintu nimbimubwira ari buhahamuka, akavuga ati uyu none nambanye kirara areshya. Gutsinda nta bwoba wagize? Ntabwo nari umuhanga cyane, ariko nta nubwo nari ndi umuswa. Oya, ndavuga ubwoba. Urumva wari uri imbere ya classe, hari igihe ujya mu irushanwa gutsindwa. Oya, buriya uba ufite abantu bari kukubwira ngo turi kumwe urabishoboye, bara ntabwo bakurusha, nkumva wawe ndagendanye imbere ndatsinda. Ikintu gitangaje, mu rugo nari narabibahishe, naratashye nabuze imyenda yanjye, nta n'imikenyero mu rugo. Aho iyo wahinduye ugiye guperforminga urayibura. Ndayibura vuba n'umuntu atahanye imikenyero. Mama rero namubeshye,
namureke ko ngiye gusenga. Okay, hari kwa gatandatu turi abadivantiste, ngira mama ko ngiye gusenga, hari amateraniro yaberaga kure cyane cyane y'abajiya, mubwira ko ninjiye mu bajiya nagiye gusenga. Ndagenda ngeze mbura imyenda, natanye imikenyero ariko ni ya myenda ifite ntuza y'amaniro nyine n'amayogi. Abona natashye nakenyeye banteze urugori, nashyizemo ya miheha bamba ankubise amazi ati se abajiya nuko basigaye babambika. Ndamubwira ngo mama basi ndakwinginze ntunkubite nkubwize ukuri. Ndamubwira ati uvuye ngo kandi hari abana bambwiye ngo bakubonye urira imodoka. kandi byari ikibazo. Byari ikibazo cyane, mama yarafitana ajyamana ikiboni. Yuriye imodoka kuvuga ati umwana wawe yuriye imodoka gusobanura. Ariko urumva namubwiye ko ngiye gusenga, yagize ngo bari no kubeshya cyangwa banyeteranyije cyane ko buriya mama ntabwo yaranziho amanyanga menshi cyane. Yaranziho ntabwo yarakabije yo kurenga mu rugo kugira gutenanana. Ndagenda mama abona ntanye imikenyero aranyitegereza ariko ndumiwe yankururiye mu nzu. Tuvuye ngenda ambwira ati mama mvuye n'ukuri kw'Imana navuye gusenga bahita bantwara ngo mu marushanwa yo ku ishuri. Yarazi ko naramubeshye ko mbyina ngo traditionnel, mbyina gakondo. Yego narayibyinaga ariko ntago ari byo gusa nabagamo, nakondaga ibintu by'umuco muri rusange. Arangije arambwira ati rero atugiye kuzanteza abagore. Atubuse baragira ngo iki? Arangira ndabwira ati mama natsinze rega ejo bazampa ibihembo. Ati ejo nutanyereka ibintu wakoreye nzakuniga. Nk'ejo nasubiyeyo bampa ibihembo natsindiye. Abona ntanye ikarito irimo amakayi, irimo corgate, irimo amavuta, irimo boîte, ibintu birimo ibintu byinshi by'umunyeshuri. Mama mbona arambabariye, arambwira ati ubutaha ntuzongere kumbeshya ibyo umbwiza ukora ahantu ugiye. Ariko n'ubundi sinigeze mubwira ibintu by'ubusizi, numvaga ntabizi. Agiye guhita ambwira ati ibyo ni ibiki? Avuga basireka njye nivugira ibyo kubyina nibyazi. Kera kabaye barantwara ngo njye guserukira ikigo. Ndagenda magize, hari harimo abayobozi ndumva na meya yarahari. Oya na president yari yagiyeyo. Nararize we. Nagiye imbere y'abantu ndaterekanirira ubwoba. Nibwo nabazaga cyagiho navuye muri class. Ubwoba nararize, nabonaga ndi kumwe n'umuyobozi w'ikigo, hari abana b'abanyeshuri biga muri secondaire. Bararira, narira nabo bakarira. Harimo abayobozi nkambona umukuru w'ingabo arahari, wa polisi arahari, nkabona abantu batandukanye, abayobozi, nkabona umuyobozi mukuru arahari. Ubwoba buranyica nararize. Ijambo ryame naravuze ngeze hagati byo kuvuga birananira ndasepfura. Baraza banyorosa umutaka, bampa amazi. Urupapuro narifashe, urumva cyege navugaga nsoma ruratoha. Ariko kuko navugaga poeme irimo amateka kandi amateka ashaririye kandi buri wese ari kumva neza ibintu ndi kuvuga, ntabwo bumvaga ari ubwoba, bumvaga ni emotion, amarangamutima. Noneho ubwo urumva kuvuga ibintu nk'ibyo biri gukora buri wese ku mutima. Noneho navuga narira, nabona uri imbere yanjye duhuje amaso nawe ari kurira nkarushaho kurira. Nagiye gusoza nasepfuye nta jambo nkiri kuvuga ngo ndisoze, ntangiye kujya mvuga inyuguti imwe. Ubuyobozi mu mazi ndicara mfata urupapuro rumwe rwabaga ruriho yari kopi, afata rumwe nkarushyira umuyobozi, urundi njya kurwicarana. Ndicara, umuyobozi dutashye arambwira ati wabikoze neza cyane. Wanze yarazi ngo niko nateguye performance. Ayiwe bwari ubwoba. Arambwira wabikoze neza, mva ndishimye, ndavuga wow byagenze neza. Kera kabaye rero nza kuva ku ishuri ndakomeza nza kwigana i Kigali hano
Kacyiru ya kabiri, naho abanzi baranzi abahize kubera ko naho narahakomirije ntangira kubabwira ko mfite impano yo kuvuga ibisigo, yo kwandika, ngera igihe noneho nkajya nanandika, naba ntahari nkigisha mugenzi wanjye nkamubwira ngo nimba ntahari nkamwigisha ibyo nanditse, ibi nibiba ntahari uzabivuga. Nkagenda nkabona umunsi ngarukiyeho bari kunyereka ati navuze ibi nibi barampembye, ni byiza. Ndakomeza Kacyiru ndahava njya kwiga i Nyamata. Nyamata naho mpagezeho noneho nari ntangiye kujya nandika n'amasketch, ntangiye kujya nandika amakinamico magufi, nandika indirimbo, ntagira noneho kujya nandikira ARG, nabaga mu muryango wa ARG ari nanjye wawushinze waho ngaho i Nyamata. Ntagira kujya mwandikira maske mu gihe cyo kwibuka, noneho tukana bya bindi byo kuvuga ntituvuge gusa ahubwo tukanabigaragaza tukanabikina. Nabyo mbona ni byiza, barabikundaga, nkabona n'ibindi bigo bitangiye kujya binyifashisha ngo mbyandikire, ari ubutumwa bw'icyizere, imikino, mbona nyine ni sawa cyane, ikigo kirabimenya. Kera kabaye naje kwisanga muri studio. Tutarinjira aho ngaho inyuma gato, ubu icyo gisigo cyatumye ujya imbere y'abana uracyakibuka? Kandebe cyo kwibuka ndaza kukibuka hari. Uraza kukibuka, twikomereze. Ibyo twese tubicamo, buri wese n'abari dukurikiye, abari kutwumva birashoboka yuko nabo bari kwandika mu makayi, ku ishuri bari guperforminga, bari kubikora. Ugeze ahantu uravuga uti noneho nza kwisanga muri studio. Twabonye uburyo wisanze imbere y'abantu uko byari bimeze. Umunsi wa mbere muri studio byari bimeze bite? Ni ikihe gisigo wari ujyanyemo? Icyo gihe ni mu wuhe mwaka? Ni ukuvuga ngo ubundi ntabwo nari nzi ko ibisigo bibijyana ngo kuri televiziyo ngo babirikodinga. Nari nzi ko ari byo guperforminga imbere y'abantu, ukavuga bagaseka cyangwa bakarira bikarangira. Ariko ngeze i Kigali, urumva nari mvuye Nyamagabe, ngeze i Kigali ntangira kujya mbona abantu kuri televiziyo ngo bari kuvuga ibisigo, nkavuga ese bari kuvuga nk'ibyo mvuga cyangwa bo hari ubundi bwoko bw'ibisigo bavuga. Nabitegereza, ariko nakundaga gukurikirana ikiganiro cya Lucky Nzeyimana, abantu bose yatumiye nkabareba, mvuga ariko ubundi biba byagenze bite kugira ngo umuntu ajye hari? Mva nyine biratangaje, biba byagenze bite kugira ngo umuntu yisange kuri televiziyo noneho u Rwanda. Numvaga ari ibintu bitabaho, nkavuga ati hariya buriya nzagera ndi nk'umukecuru cyangwa se umwana wanjye niwe uzahagera, kuko numvaga nta kintu na kimwe gishobora kuhangeza. Akurikirana Yago icyo gihe nayo yageraga ibiganiro akiri kuri TV10 cyangwa oya yaratangiye gukora iki, ariko yirirwa atumira abasitari, ntabwo ari kera. Urumva nyine natangiye kujya, oya icyo gihe ndi Kigali ho Yago yabaga ataratangiye, narebaga ndavuga aho ujya bwa mbere niba utekereza ko uzagera kuri televiziyo. Njya muri studio rero nagiye by'ikigare gukurikira abagenzi ba, oya sinari nzi ko bana recording ibisigo. Niyo studio numvaga mfite amatsiko kuko nanzi ko studio iba hari amafoto, none naragezemo sinari nzi ngo studio ngo abo studio ngo yo kurikodinga ngo yuko ntabyo nari nzi kabisa. Ariko nza kugira abagenzi banjye twakwepaga ishuri nka nyuma ya saa sita, dufitemo imibare, fizike n'iki. Barayitinyaga imibare cyane, ntago wakunda ikinyarwanda ngo ukunda imibare ni ibintu biri biteranye mu tugahunga mate. Twaba twayikwebye. Umunsi umwe rero nza kujyana nabo ngo turayihunze ngo turatashye. Umwe muri twe yabaga yarwaye undi akamuherekeza ngo aramucyuye, turataha. Ahita ambwira ngo duce ahantu kuri studio, yaragiye kureba abagenzi be abo ubwo nabahakora.
mpageze ndi umuntu nyine umenyerana n'abantu vuba ariko kandi w'umunyamatsiko ntangira kujya mbaza utuntu n'utundi nkabona bari kujyaho bari kuririmba ariko mpita mpurirayo n'umuhungu ngo ni umuhanzi ariko niba abahanzi nyine bo mu rugo bakora ibibashimisha nyine ku giti cyabo ataragera kuri noza ndamubwira ati nkwandikira indirimbo nguzi kwandika sinamwiya cyane ngende n'umusizi mwandikira indirimbo iyo ndirimbo namwandikiye yahisamo 15,000 numva noneho ibintu nakoze bimpaye amafaranga wakoreye ku munyeshuri numvaga ibyo bintu bitabaho numvaga nyine icyo gihe nahise njya kugura igitenge ndodesha imyenda ubwo na masitire nari nabonye ngo nshaka kuba umumodo ndavuga wow ariko mbihisha mu rugo nabaga kwa mukuru wanjye umuhungu nsigaye kubi ari kwikubita muri studio ngo ni ingoma ya hatari ndavuga ati uzi ko burya ubwonko bwanjye bwandika ibintu biri bugere umunoza numvaga birenze barambwira ni abahungu babiri b'impanga bakora muri iyo studio ni yabo barambwira ati ariko Konfi niba uri umusizi wakwanditse igisigo ukakirikodinga ndavuga byose barabirikodinga gute umuntu kuvuga bisanzwe kuvuga nkaza nkavuga inkuru ati ukuzi bajya gupafota ese ntujya upafominga ati ngewe ni ibintu bisanzwe ati urajya no kuri mikoro uvuge bisanzwe performing numva ndatinya numva ngizemo akoba ariko akimbwira ngo wakwanditse ugahita uri kodinga nahise ntekereza umushuti wanjye twari dufitanye ikibazo twari tumaze iminsi dushwanye ariko nibuka ko afite anniversaire ndavuga se niki nakora kiri butuma mbabarira urumva ninjye wari wagize amakosa ariko kandi ngira akantu ko kwihagararaho nibaza ikintu kiri butuma mbabarira ndavuga ati ariko uwamukorera igisigo kusibye kubona mbona mbivuga gusa cyangwa tugendana mvuga ngo ndabivuga ntahana aranyumva ati wabikora niho nahise nandika igisigo cyitwa Impano ncyandikira muri studio nkirikodingira aho ngaho nta telefone nagiraga ndagisigiye abo bahungu ndavuga ati iki gisigo ngiye nimero ya runaka nikirangira murakimwoherereza kuri WhatsApp hanyuma mumubwire ko ari ngewe bababwiye mukimuhe ariko urumva bamvugisha abantu bashakaga bamvugishaga kuri telefone y'umutantine uwo mu rugo bukeye mu gitondo mpita numva telefone Konfi bari kuguhamagara numva umuntu emosiyo zamwishe arimo ararira arimo arambwira wowe igisigo cyiza aragenda afata amafoto ye urumva bwari bucye afite anniversaire afata amafoto ye yose yarunda muri cya gisigo arapostinga arambwira wajya ukora n'ibindi wajya ugira gutya na gutya jya wandika ugende ubirikodinge cyangwa se igihe nikigera uzabirikodinga ariko ujye wandika nanjye ariko byumvise urumva yarabimbwiye numva bisigera amatsiko ntaniruka njyayo n'ubundi nagiye ujya kuri studio njya kwiyumva mpageze ndiyumva ndavuga bari bashyizemo n'agapiano gasanzwe kano kananga ka anniversaire ndavuga wow mbega ukuntu ari byiza mbega ukuntu biryoshye numva nyine najya nkoramo noneho nahora muri studio ariko abo bantu bakaba ari abantu baba gospel cyane bakunda gospel bakunda ibintu barambwira ati wakoze igisigo cya gospel wakoze nacyo nza kucyandika nanditse igisigo nacyo nkita Ndaje urumva kuri YouTube channel yanjye nagiye nabanjeho iyi cyakindi nakoze cya anniversaire cyitwa Impano nza kurenzaho Ndaje ubwo cyari cya gospel nza gukomeza ndandika hajyaho urukundo hajyaho ibiki byose ntangira noneho kujya numva nkeneye kugira ubwo ariko ubwo mpita nsoza ubwo icyo gihe nandika icyo gisigo hari muri 2020 muri covid muri cya gihe cya covid Ndaje cya anniversaire ni muri covid Ndaje nibwo byombi oya Ndaje nanditse nyuma ahubwo Rukundo nari nsanzwe ngifite cyanditse nacyo mpita njya kukirikodinga
impano nayo nacyandikiye aho ngaho nicyo cya anniversaire nabanje ni nacyo nahereyeho nabanje no gushyiraho lyrics video nyikora nyuma. Impano se hari akantu wibukaho ngo uduheho gato cyane? Impano impamba, impano yanjye, impano ntunze, impano kwiye. Isabukuru nziza ndavugiye amavuko, itariki nziza ya mbere ugera ku isi, umunsi mwiza kuri we nabawe. Uri inshuti idasanzwe kuri uyu munsi udasanzwe, itariki idasanzwe, ukwezi nako ntigusanzwe, uryoherwe n'ibidasanzwe. Uzi ko ku munsi wa mbere ubona ukwezi ubona izuba wimva ahantu ku isi idasanzwe wagize ubwoba. Yewe waratabaje baguha ibere baratarama barizihirwa. Ibirori biraba bararyoherwa cyane. Reka nkwibutse mu byo nabwiwe, itariki niyo nibwo wavutse. Imana yacumye iminsi, imyaka iriyongera. Ubu indorerwamo nziza utera bose ubwuzu. Ariko disi nawe mubyeyi ukwiye ibyiza byose yagiye atazi ibyiruka ryawe. Ibyibuha ryawe riteze amaso. Gusa ndabona ibyumva uri kubyusa. Ndabona ejo heza urimo umutware. Utwara nta rwitwazo, utwaza bose nta buryarya. Utwereka inzira nziza utwibutse ibyo butware. Namwe abadukurikiye mushaka gutanga impano zanyu z'ibisigo birimo amagambo meza, ubwo ngiye guhitamo mu agent mujye munyuzaho ibitekerezo n'amafaranga, nanjye nzajya mbagezaho impano ivuye kwa Confiance. Icyambere kirabaye 2020 tugeze 2025 ugera wenda naho utwara igihembo cy'umusizi mwiza. Muri studio ni ikintu kimwe. Muri studio kwandika ni kimwe, ahubwo kwa kumenyekana wageze naho gikora YouTube channel, ibyo bintu byose bijyaho. Kumenyekana mu buhanzi muri rusange usibye mu busizi, noneho cyane cyane ku bana b'abakobwa bakiri batoya hagiye havugwamo ibintu byinshi. Wowe promotion yaroroshye, byarakomeye, ese nawe hari ukuntu duprofita nyine ukabona umwana w'umukobwa ukavuga uti kugira ngo iki kintu wenda nyikine cyangwa gihore cyangwa ngishyire kuri ya televiziyo nashaka kugeraho bigenda gutya? Inzira noneho y'ubwo bwamamare ntabwo yaba yari irimo imikuku? Imikuku ntiyabura. Imikuku ntiyabura, ariko kandi biba byiza iyo uzi ko ihari. Iyo uzi ko ihari ubasha kuyitambuka ntigutembane cyangwa ngo igutware. Ubundi imbogamizi ya mbere ibihari n'umuryango. Umuryango itumva ibintu urimo cyangwa ibintu ukora, niyo mbogamizi ya mbere umuntu aba agiye guhura nayo. Nanjye rero byaragoranye kubumvisha ibyo bintu cyane ko babonaga nta muntu mbikomoraho ngo bavuge ngo ni runaka ndi kwigana, ni runaka nakurikije, ni runaka. Mu rugo ntabwo babyumvaga, ariko kandi kuko nabaga kwa mukuru wanjye nawe narabimuhishe aza kubona video hanze. Ese wakuze bagukubita cyane mu rugo? Subwo mu rugo barankubise. Kuki se watinyaga? Mama yarankubitaga ariko nawe ntabwo aheruka kunkubita nyine tubana turi kumwe niga primaire. Nibyo ndi kuvuga, kuki nyine inshuro zose narabihishaga wumvaga babimenye byagenda gute noneho bakwica? Ubuzi famille. Icyambere nari nkiri wa mwana uteye impungenge. Urumva umwana w'umukobwa ufite ahantu aturutse kure, uri kugera ahantu mu mujyi hameze ukuntu hashyushye, hakenewe, hari abantu batoroshye. Tureka abahungu, hari n'abagabo batoroshye. Umubyeyi agira impungenge. Usibye umubyeyi n'abavandimwe bawe baba babona iyo mihanda ukuntu imeze bagira ubwoba. Kandi iyo umubyeyi abonye abatoya cyangwa se abakuru kuri wowe bafite impungenge, we birushaho birikuba, atatinya. Urumva ababyeyi hari uko bifuza ko tubaho, hari uko bifuza ko dusa, hari uko bifuza ko tugenda dukora, ariko kandi iyo turi hano hanze isi nayo hari ukuntu twifuzamo dukora, tugenda, tugira gute. Nge rero nari nkiri wa mwana uri kugendera kuri mama, aragira ngo iki, arambona ute, aravuga gute. Nabaga ntarita ku by'isi yo inkeneyemo, ahubwo nari nkireba kuri mama wanjye. Arahangayitse, ninkora ibi ngibi se nkagira umwaku nkabigwamo, biragenda bite ko nigize umuhanga hano nibyanga. Ariko ndabishimiye Imana ko nakoreye ku gitsure.
icyo gitsure nagiye nkorera icyo gihe cyarandinze cyatumye ngira amakenga ngenda gake mu bintu ndimo no gushyira mu bwenge no bushishozi kubera mama wanjye cyangwa kubera papa wanjye birandinda ikino byari rero iyo mikuku niho twari turi ya mikuku famiye yawe itari kubyumva ni kimwe harimo no kuba n'abantu muri society hari ishusho batangiye kukubonamo wowe udafite iyo shusho batangiye kukubonamo udafite rero ngewe mfite mugenzi wanjye tugendana ndashaka kwambara nkawe kwitwara nkawe ariko kandi wowe umbona ukaba ufite ukundi kuntu muzi utekereza ko ari nanjye rikomeze abantu rero kutubona mu ishusho y'abandi nimba ari kumwe n'uriya nanjye ndavuga ibi ngibi arabyumva ni kwa kundi bavuga ngo umukobwa umwe aba umwe agatukisha bose niyo mpamvu buriya ntitukarenganya abantu batwita ibyo ngibyo batwita byo kubera ko aba afite icyo ashingiraho hari icyo aba yahiriyeho niba wambonanye n'umuntu runaka uziho imico itandukanye sinzi icyatuma utekereza ngewe ko biri negative bidafite ahantu bihurira no byanze bikunze uravuga ngo ni mugenzi we na Bibiliya irabivuga ngira uwo mujyana nkubwira uwo uri we rero kubera ko uranzi ntabwo nzi hari uzi turi kujyana hari imico umuziho hari ukuntu muganira hari ukuntu muhura mufite iyo muhurira mufite ibyo muvugana ugahita utekereza ko nanjye turi kumwe nikomeze cyangwa se hari umusizi wagerageje ubona araguye ubona biranze ibiki n'ibiki byose ugahita uvuga ati ubwo n'abandi basizi niko bameze ubwo nabo nshobora gutrayinga ariko ntabwo ariko bimeze ni ukuvuga ngo hari njyewe w'umusizi ariko hari nanjye njyewe wo mu rugo njyewe confiance kibasumba mu rugo bazi umwana wo mu rugo ufite indangagaciro agenderaho z'umuryango iz'igihugu nize ku giti ikindi mu rugo hakimanitse ya nkoni mu rugo habaga inkoni kuri furafu buriya mama wanjye yagiraga inkoni ariko nta nubwo yakubitaga inkoni afite urushyi n'igipfunsi yagukubitaga urushyi ugatomba ari nka tatu baguteyeho ukamara nk'icyumweru uri kujya wumva ikiganza kikuriho nikashe mama yajyaga kunkubita akabanza akangaburira akanyitaho akamudukeya namara kurya nkabona ahise afunga ubwo yashyiragamo urufunguzo nabaga nzi ko ngiye kwambikana ubwo ngahita nshakaho ndi busesere ni wa muntu utanategereza ngo umusobanurire ubwo nyine ayo uramusobanurira uri musepfura utagishoboye mama yarankubise cyane ariko kandi urumva ngo inkoni ivuna igufwa ntivuna ingeso yarankubitaga bwacya n'ubundi nkagenda nubwo nta mahano nigeze nkora nshobora kuba ndi no mu bana bakeya bashobora kuba baratinye cyangwa se baragize amakenga ari batoya nageraga amakenga cyane ko nabonaga ko mama impamvu ambuza hariya ambuza kiriya nshobora kurenga kurya umubyeyi nkabigwamo nkigirira ubwoba ariko nkavuga kandi mama ntazi ibiri hanze aha ntabwo nzakomeza kugendera imikuku twari turi kubivuga hari ababyeyi batumva ibi bintu n'icyo ariko nanone muri media cyangwa se muri sosiyete twitiranya hari hagiye havugwamo ibintu bya ruswa byaba byarakubayeho ku bw'amahirwe ntawe uranyaka ruswa ariko kandi mbimenya mbere ndacenga mbimenya mbere burya hari ukuganira n'umuntu kandi ukabona intangiriro y'ibiganiro bye ntabwo uri kwisangamo nta nubwo ufite ahantu utobora ngo ugereyo buriya umuntu nk'uwo wamuteze amatwi ukumva mwatangiye mudahuza ariko ukamuha umwanya wo kumva bya bindi bye bidahura haba hari aho biri bugere ukabyumva bikumvikana nagiye ngerageza kwima abantu umwanya ariko kandi bijyanye n'uko bari kumbwira ibyo ntashaka kumva nta ngaruka byakugizeho mu bwamamare ugasanga wenda hari aho wagombaga kugera ingaruka ntabwo zabura ariko sinzi ko ari ingaruka ntabwo ngiye ku giti cyanjye nabyita ingaruka ku wundi muntu ashobora gutekereza ko ari ingaruka ariko ngewe burya ibyanjye mbibara nk'ibyanjye mpita mvuga ngo byari ngombwa byagombaga kubaho hari impamvu z'Imana hari igihe reka ntange urugero rworoshye
njya nkunda kuvuga ushobora kubwira abanyamakuru urumva nk'iyo nkanjye mfite amatsiko yo kugera kuri televiziyo namaze kumenya noneho ko nshobora kuba nahagera ariko ntabwo ari njye ushobora kuhigeza bahagera bate biba byagenze gute nkabona contact y'umuntu nkamwandikira nkamubwira nitwa runaka wampaye interview ntabwo nzi n'ubwa mbere nyumvise ntabyo azi nakoze ntashaka no kubyumva buri ibisigo byo ni n'ibibazo kugira ngo umuntu abitege amatwi ntabwo byoroshye bisaba ngo babanje byibuze kumutera amatsiko y'ibintu biri mu gisigo cyawe icyo gihe ubwo bwenge ntabwo nari mfite ariko hatekereje ndavuga ariko ni iki gishobora gutuma ngera kuri runaka nanjye hariya mpagera ndi kureba kuriya harimo kwandikira umunyamakuru iyo umunyamakuru umutesheje umutwe ukamwandikira inshuro nyinshi wampaye interview ntazi ngo ukora ibiki ariko ari kuvuga uyu muntu nzayiguha nzakubwira nzagira gutya uwo muntu nkakomeza kumutesha umutwe agira amatsiko y'uwo muntu uri kumutesha umutwe kwikiza kugira ngo birangire izi ikintu akora se ahita avuga ati se uyu mwana urimo untesha umutwe gutya undi ninde ni muntu ki ajye kunstokinga asange ndi mwiza Cyegiye kuri we amata ababyaye amavuta atavuga ati okay sawa konfi bite ni byiza ubu noneho tukaganira ubu urumva njyewe na morale nyinshi aransubije ndasubijwe oh my god ntangira gusenga ariko wahita avuga ati konfi ntuye hano ku Muhima munsi ya feruje uze kunsura ejo uzaze nimugoroba saa 12 tuzaganira umbwira uburyo wifuzamo ikiganiro tuganira uburyo tuzaganira ngaho mbwira ikiganiro tugiye guhana mbere yuko dukora ikiganiro nyine bize se umbwira ikiganiro tugiye gukora mbere y'ikiganiro urumva wa muntu ntabwo turi mu blaming kubera ko namweretse ko nyotewe n'icyo mukeneyeho nyotewe n'icyo kiganiro nyotewe nawe mwereka inyota mbifitiye bihurirana nuko wenda nawe atari umuntu mwiza asanzwe ari umuntu ugize gutyo agahita mfatirana aho rero niho abenshi ya mikoko ibatembanira kumva ko adashobora gutegereza ibyo ngo bizagira imbaraga bimugeze hahandi ashaka agategereza ko hari uzabanza gusunikiriza ndetse akaniyemeza kugira ibitambo atanga kugira ngo agere kuri bya bintu akeneye wenda twihuta tugana no ku musozo w'uru rugendo mu tuntu n'utundi muri uru rugendo muri iyi mikuku cyangwa se kugera uyu munsi twamaze kukumenya hari ibikorwa byawe tumenya hari ibihe byaba byarigeze bikugonga ukavuga uti ibi bintu wabireka cyangwa ni iki cyaba cyarakubabaje muri iyi mikuku kumva ugize agahinda harimo kuba famiye yanjye baratinze kubyumva ubwo nimvuga famiye ntabwo ari papa na mama gusa ni umuryango muri rusange nari nkiri kwiga ariko kandi ntashaka kubireka kuko bambwiraga ati bireke ubanze wige tuzagushyigikira ariko nkababwira ati ntago ndishoka amahirwe mfite nonaha nzasoza ishuri nkiyafite nshobora kureka ngo nzabikora nsoje ishuri ngasoza ishuri bitakindimo cyangwa byaranamvuyemo kandi wenda ubu ngubu ari bwo nakabaye kuba ndi kubiha imbaraga rero ntabwo bizangonganisha n'ishuri nziga ariko nzanabikora ntibabyizere ariko ibyo nabyo byatumye nkora cyane kugira ngo uwo batekereza ko naba we simbewe ahubwo mbabere wa wundi bari kunyifuzamo ariko bucece bazajya bakomeza kubona ndi kubitsinda nagiye ndwana izo ntambara zo kuvuga ngo iki kitangonga nkaba ndatsinzwe cyangwa nkababana ikigwari cyangwa se bya bindi naberetse ko nshoboye simbe ntibishoboye nagiye ndwana izo ntambara papa na mama bo bageze igihe baranyumva baranakigikira kuko nari naramaze kubaremamo icyizere ahubwo abo hirya batuzengurutse batangira kujya bamwumvisha ko ntago byoroshye ntago ari buri wese ugera hariya hari impamvu yahageze hari icyatumye ahagera ariko mbamara impungenge mbabwira ko
nashatse kubikirara naba cyo mwibanga kandi ntibabimenye ndababwira ati rero igihe naberetse uwo ndi we ni mu nshyigikire munyereke ko munkunze munyereke ko turi kumwe bimpe n'imbaraga bizatuma ndushaho no kwitwararika kubera ko mfite abantu bari kundeberera ariko ibyo byonyine mumbwira mukananyaturiraho bishobora kungendaho bigatuma ejo n'ejo bundi ngira n'ibyo ngwamo ubwo mama na papa bamaze kunshyigikira abandi bo byari gake gake n'abatangiye kunshyigikira bakarenzaho bimwe byo kwiyeruritswa ariko bitabavuye ku mutima kuko impamvu iyo umuntu uvuze gutya ni uko akuvuga neza uhari waba udahari akakurwanya akavuga ibindi ariko ndashima Imana ko nageze aho ntangira kwitegurira ibitaramo niteguriye igitaramo hano muri ka Kigali ariko cyagenze neza kandi nishimiye kubona bamwe muri famiye yanjye baje kandi baza ari surprise baza bantunguye mbona bitabiriye igitaramo cyanjye harimo na data wacu mu tuntu n'utundi wagiye ukorana ibisigo n'abandi basizi hari abo wenda bakwenspira wenda uraza no kubatubwiraho ninde muntu wakugoye kugira mukorane igisigo wenda kikaza no kuba cyiza ariko kugira ngo muhuze ko mwakorana mu bo mwagiye mukorana featuring umuntu wangoye so Rumaga reka mbivuge gutyo kuko Rumaga byabaye projet y'igihe kinini twabipanze igihe kinini cyane ntibyakunda ariko ntabwo ndi umuntu ugipfa gucika intege gucika intege nakomeje kumwibutsa kugira gute ikindi urumva iyo umuntu ataguhakaniye byanze bikunze bukira mu rujijo rw'uko hari amahirwe ashobora kuguhereza Rumaga rero yari yarambwiye yego ariko umwanya w'ikibazo umwanya wabaye ikibazo cyane ariko ku bw'amahirwe arabyemera aho yabyemereye yabikoranye umutima we wose abikora neza ndetse icyo gisigo kiri mu bihumbi 600 ndumva biri kuzura 700 ushaka kuba baruzuye urumva ni benshi umuntu wakugoye muri recording muri kurikodinga mubo mwakoranye featuring ukabona ntibiri kugwamo neza cyangwa se ukumva ukajya uvuga uti ibi bintu bise biraza kuvamo ariko finally bikaza kuba bikaba byiza ninde Mr Kagame Mr Kagame n'abatipe beza bari hambo baba bafite umutima mwiza n'abarasta ku mutima ariko kandi baba bafite intuza nyinshi cyane ni umuntu ugira mudu zihindagurika muba muri guhuza mu masegonda andi mukaba mutari kumva ibintu kimwe sinzi ngo byagenze bite nawe ku bintu bya record hagiye hazamo kuvuga ngo arasubirayo aragira gute hari aho ari kumva hari ari bukosore naho biragiriye audio tuzayijyana ku masteringa kwa runaka uyu ntabwo yayikoze neza tuyimurire kwa runaka ariko kandi ndamushimira ko nubwo byagenze gutyo iyo ukoranye n'umuntu projet igasuka ayishimiye nawe yishimiye byagenze neza ikindi bagiye bamfata nk'umwana baramfasha nyine nk'abari gufasha banasupportinga babikorana nyine umutima mwiza we na Racine kandi sibo gusa na Ivan Impano ndumva ari nawe duherutse gukorana urukundo yego twakoranye ku Rukundo Ivan Impano nawe ni umuntu uri sociable kandi ni umuntu wumva umukozi bose ndumva twagerageje guhuza ni ikihe gisigo cyatinze mu mashini kumva nyine mu gakoro gategereza ko kizarangira nyine ukabona bifasha igihe byose ni amahitamo nakoranye na Mr Kagame na Racine niyo nyine yatinze kabisa yamaze nk'ukwezi n'ibyumweru kandi yararangiye duheho gato ku mahitamo ndumva nahitamo bikanga kandi muri bo ntawe nanga uwo nagakwiye kwanganganiriza ibyo numva ibyo nshaka byuzuza byose angana data akaba umusaza ingingo yose ayumva ukwire nta n'impamvu akunda kumpa gusa nanone ntiye ubwo yego ese ubu nanjye namenya gusiga simbizi buri wese agira umuvuno ariko
nanjye sinari nzi ko nabimenya. Umwana ukiri inyuma wenda ni nacyo wenda iki kiganiro kizaba kigendereye cyane, hari umwana ushobora kuba ukicaye mu ishuri ufite ibintu biri kumurya nk'uko ababyeyi batabyumva, ni umwana utazi nawe ushobora kuba ureba televiziyo ayirebera hakurya iriya avuga ati hariya nzahagera gute. Nyuma y'uru rugendo rwawe ni iki wabwira uriya mwana ukicaye mu ishuri, mwana utarabasha gutera intambwe n'imwe ariko akaba yumva hari ibintu bimurwaniramo? Icya mbere ni ukwizera ibimurimo, icyo ngicyo umutima guhatira gukora, gukunda, kwitaho, azacyumvire, ajya acyumvira, ariko kandi gushaka ni ugushobora, gushaka ni ugushobora, ugerageza kwereka umuntu uwo ari we wese ko icyo ngicyo, icyo kintu kikurimo cyangwa ushaka ugikunze, ukitayeho, ikindi kandi ukagiramo amakenga. Buriya ntekereza ko iyo ntaza kugira amakenga ntabwo nari kuba naranarenza cyangwa mufite ukundi kuntu munzi, ariko kandi cyangwa ndi no kurera umwana, ariko kandi kubera ko iyo utitaye kuri ibyo bintu ngo wikunde, wishyigikire, burya mbere yuko tugira amabwiriza, amategeko gutyo tugenderaho y'umuryango, amahame y'umuryango, ay'igihugu, nawe ubwawe ugomba kuba ufite amahame yawe ku giti cyawe, ukavuga ngo kuri njye mfite attention, uriya muntu hari ahantu adashobora kurenga, nkeneye uyu muntu ariko ntabwo bigomba kurenga iyi level, ku buryo uwo muntu atazagufatirana n'inyota y'icyo kintu ukeneye kandi ukunda, ushobora kuba imbata yacyo kikazimiraho. Nk'ubu kikigezeho kandi tayari wamaze gutanga ibitambo, ushobora kwitangamo igitambo, inzozi zawe ntubu ukizigezeho, n'ahandi wari uri ntubu ukihasubiye, ukaguma noneho ukajya ugasharirirwa na bya bintu witwa ko wari wakunze, ugatangira kubaho wicuza. Rero ku mwana uri mutoya nkanjye, urabona ndi mutoya, noneho uhita utekereza icyo gihe cyose n'ibyo bintu byose nacagamo uko nanganaga. Bivuze ngo rero umuntu aba afite kwikunda, agakunda ibimurimo, akagira amakenga, ariko kandi akagira n'umuhate. Bivuze ngo ushobora kuba uri muto cyangwa uri na mukuru ariko utaratangira kwinjira muri ubu buhanzi, nuko byose bishoboka dukurikije urugendo rwe. Ikindi nk'uko yari abivuze, umuhanga umwe yaravuze ngo ibituberamo bikomeye cyane kuruta ibitubaho. Bivuze ngo hari ibishobora kutubaho, ahubwo uko tubyitwaramo, imyanzuro dufata, uko tugomba kubicamo, nibyo bigena abo tuzaba bo ejo hari imbere. Uyu munsi dusoza ikiganiro cyacu, wari watangira gukora ibitaramo byo mu bukwe na cyangwa uracyari? Ibitaramo nagiye njya mu makwe, kandi si amakwe gusa, mu bukwe no mu birori bitandukanye, graduation, anniversaire, ubumize ko mfite za anniversaire, no kuvuga ngo namwe muba mukeneye ko cyane rwose, ntekereza ko rwagwamo fresh, cyitwa indahiro, ku bantu mwese mukeneye kurahira, guhereza abakunzi banyu indahiro. Ushobora kuba ufite indahiro muri ushaka guhereza umuntu ukunda ariko udashoboye kubivuga. Njye rero ndahari ngo ngufashe kumugezaho iyo ndahiro no kumufasha kubyumva neza uko ubishaka. Anniversaire turahari ngo tubafashe kuzifeta, ibyo byose mpamvu mbivuga, hari ababinzimo, hari ababimbonamo, kandi usibye ibyo n'igitaramo n'ibindi birori byose. Icyo dukora ni ukwandika n'ama-speech, nandika na speech, ushaka imbwirwaruhame, mvugirwaruhame, turandika indirimbo. Nanjye wazanyandikira akaririmbo se? Bitwaye iki? Gusa nabibasha. Wabibasha. Umuntu wese uzi kuvuga yamenya no kuririmba, yanaririmba. None se ufite wenda timu muri gukorana, bagukeneye, bahamagara, bigenda gute kugira umuntu akubone? Ndi managinga. Aca kuri social media. Aca kuri social media. Wajya kuri YouTube channel ukareba, ukanatera amakomenti, ndazibona, ndazisoma. Wajya kuri Instagram ni Kibasumba Confi, uranyandikira tukavugana. Facebook nayo ndayikoresha ni Kibasumba Confiance, TikTok ni Kibasumba. Aho hose ushobora kuhaca, ukambwira ko ufite akazi, ukambwira, tukanaganira, ukampa comment, ukambwira ibitekerezo byo nshobora kongera, guhindura,
byose biba bikenewe. nta muntu urakuryamo komisiyo ugasanga wenda akubwira ati hano tugiye gukora akazi dore baduhaye makeya nyuma ukaza kumenya barishyuye amafaranga menshi kandi warariye make kuruta ayo yariye byari byakubaho? njyewe nivuganira na nyiri ibikorwa nivuga ibintu byakubise ngeze baragusiyona nivuganira na nyiri ibikorwa niko bijya bigenda keretse iyo ari nk'umuntu wanjye usanzwe tuziranye akambwira ngo nkeneye kugutuma aha n'aha mu buryo ubu n'ubwo nawe tugira uburyo tuvuganamo nk'umuntu wanjye ariko nta muntu ndamusiyona bivuze ngo uvugana n'ugutumya apana aho ugiye wapi kabisa uvugana reka dusoze rero urugendo rwanjye cyangwa se inzira yanjye yo kugera ku bwamamare uyu munsi twari turi kumwe na Ikibasumba Confiance ngira ngo ni umukobwa w'umuhanga twaganiriye mwagiye mwumva ko amakenga kugira amatsiko biri mu byatumye ari uwo muri kubona uyu munsi twagushimira. ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. namwe murakoze. namwe reka tubashimire tubabwira yuko tuzagenda tugaruka ni muri iyi ngingo y'inkuru yanjye cyangwa se urugendo rwanjye rwo kugera ku bwamamare naho ubutaha murabeho.